nshuti za 𝐵𝐇𝐀𝐐 ubungubu tuje nje kubasobanurira uburyo noneho wabikuza Doge zawe muri Athene. Abantu twakoranye Athene mwese murabizi yuko yatanze amahirwe ku ma Doge, so ubungubu rero abashaka kuyabikuza niyo nzira ngiye kubereka. So dore murareba iyo application mberetse niho byabereye. Reka dukomezanye tugendane neza utaza gucikwa, kurikirana neza utaza kuyobya Doge zawe. So Doge dore coin baduhaye ni izi ngizi ku bantu mwese mwayikoze. Tugiye kuzibikuza step by step, mbereke uburyo wazibikuza zikagera muri wallet yawe nta na gato kayobye. Kurikirana twagiye step by step, tukanda kuri withdraw. Nk'ibisanzwe ni kuri withdraw. Ngiyi nkuko mubireba hano hejuru harimo USDT, tugiye gushyiramo iyo bita Doge coin. Urakanda dore ngiyo nayo irahari, uhitamo. Ahangaha turi buze gushyiramo amount y'izo dushaka, hadushyiramo address dukuye muri metamask. Iyi ni network ya Athene, so twese twagiye nta n'uyitsamuye, twagiye muri metamask. Mbibutsa muri metamask abantu batageze badingamo network ya Athene, nabyo tugiye kubanza kubikora tugendane neza ntihagire akantu na gato kagucika. Nk'uko twabyiyemeje 𝐵𝐇𝐀 tugiye kubazanira, tuzaye tugendana neza. Tugiye kuza tubazana update. Ukeneye more info ajya muri description cyangwa se muri pinned link akajoininga group, nta kibazo akazamenya amakuru ya mining akora iyo ari yo yose, kuko nicyo kintu dukora. Mbonye ibisanzwe rero turajya hano hejuru, tugiye kubanza dushyiramo Athene network, wasacinga aho hejuru nk'ibisanzwe, tukandeho tuze muri add network. Ku bantu hano nari ngiye kubikora biri manually, ariko reka mbikore bitari manually, ahubwo biri mu buryo bwa logique, ku bantu bose bazajya banikorera igihe babuze uburyo bahiga mu network. So tunatinze rero turahita tuza hano kuri discover cyangwa se kuri explorer kuri bamwe. Murareba ko twebwe twari turimo twayisacinze gusa, ariko uragenda muri search ya hano hejuru, muri search ya hano hejuru, muri search aho hejuru muri kubona, ndagusigiramo muri description akalinki ugenda ugapestingamo aho ngaho, ugenda ugapestingamo ariko kaka karimo aha ngaha, and then ukande search nk'ibisanzwe kuri go. Nk'ibisanzwe wakanda kuri go nk'ibisanzwe, searching ugahita kuzana kuri iyi dashboard uri kubona. So dukomeje tugende hano duconnect wallet. Hano ku bantu batazi connect, kandeho tuze duhitemo metamask of course niyo turi gukoresha. Nereke bibanze bisacinge
tuze kuri connect, turakanda kuri connect. Tayari buriya amaze kuba active. Twongere tugaruke kuri ka kazeru kacu turebe nimba byabaye connect hano. Turebe nimba byabaye connect. Kuri kubibona neza, tuze tukanda hano kuri setting, kwa setting muri kubona. Tukande kuri uwo mubare turi kubona hano, kandi kuri antenne nk'ibisanzwe, kandi kuri antenne turindire approving wallet. Uri kureba izi ni detail zose za twakoresha tugenda tu withdrawing zira Doge coin. Urakanda confirm nk'ibisanzwe. Athene Pantheon is available network. Select switch network nk'ibisanzwe. I have got it. Okay, of course. Twagiye sasa hanga tuza kuri wallet yacu, turebe kuri wallet yacu nk'ibisanzwe. Turebe nimba twakonekise neza. Tuzamuke hano turareba Athene Pantheon, urareba ko yagezemo Pantheon, urareba ko yagezemo. So twongere tugaruke hano, none tugiye gushyiramo Doge coin ariyo tugiye kubikura kugira ngo tubone na address nyirizina. Kandi kuri browser, kuri explorer kandi hano kuri utu tudomo dutatu, do it manually. Oh, sorry. Uze hano kuri utu tudomo tuturongo dukandeho. Deja uraza muri tokens, rindire bifunguke network. Nimba mureba neza murabona ko Doge coin nayo bayiduhaye. Sorry. Ko Doge coin bayiduhaye hano, nayo turaza tuyikandeho. Kande kuri kanda kuri karagati ka metamask, wadinge coin, wadinge token, imported token successful. Mara ko yamaze kujyamo. Tuze muri wallet yacu nk'ibisanzwe. Muri wallet hano nk'ibisanzwe, Doge coin mara tayari yamaze kugira yamaze kugeramo. So ikintu tugiye gukurikiraho hano, tugiye gutwara ino address muri Athene to withdrawing ziriya Doge zacu. So twagiye kanda copy, ndakeka mwahabonye aho tuyikuye. Murakanda copy ya ziriya address, ariko making sure kugiye gukopia address wamaze kugeramo iri Athene kugira ngo uze kuzibona kuri balance. So twagiye muri Athene yacu, hahandi babidusabye nk'ibisanzwe. Turaza kuri wallet, kandi kuri
wallet ndakeka mwayibonye ahantu dukanda wallet ni iyi. So tugiye gukanda hano kuri withdraw, ushyiramo amount ni 45 450 amakoini niyo baguhereza. Sorry mwibuke neza mubanze murebe hano hejuru mushyiremo Doge coin, mushyiremo hano 450 of course. Hasigaye hano tuze tupestingemo ka address kacu, hano pastingemo ka address kacu and then dukande confirm nk'ibisanzwe. Hano dukande kuri OTP batwohereze muri Gmail. Nimba mureba neza hari hejuru hari ibintu baba batubwiye tujye muri Gmail yacu. Ngeze vuba na vuba ndakeka yanaje. OTP muri kuyibona, tuyikopiye ntumbwira ngo bisubiye inyuma. It's a hard work but ariko nta kundi turabikora nk'abihuta kuko twari twamaze kubibona. Doge coin tuyishyiremo, telefone yavangiwe. Tubikore nk'abihuta please. Tukari step by step, nagiye mbereka step by step, hageze aho iratinda gusa ariko it's okay. Nk'uko mubibona rero tumaze gushyiramo ya OTP tuvanye muri Gmail yacu, tumaze kuyibindingamo. Tugiye gukanda confirm. Tukanze confirm bari kutubwira ngo dukande confirm. Withdraw request will be take a few minutes in progress. Confirm. Noneho ikintu tugiye gukora, tugiye kugenda turebe transaction nimba zabaye successful. Turazana dukande kuri Doge coin nk'ibisanzwe. Doge coin muri kubireba ko twabikuje, zirindiriye ko biba achieved. Bazibonye ko twazibikuje 4 miliyoni z'ama Doge coin. Cyagiye twe twabikuje 45 byabaye achieved, ariko bibaye ngombwa ko ngaruka kubereka kuko habayeho na cya kibazo cyo gusoma Gmail byihuse. Ariko gusa I hope ko byose biragenda bikunda. Turindire gatoya turebe, tuve muri application. So hagati aho ngaho reka mbe mbahereza update kuri iyi ngiyi, kuri mining turi gukora kuri Telegram bita Bullrun. Mbibutsa mushaka mwayikora nabi cyane, bita Bullbots. Mushaka mwayikora bubi cyane yihuse kuko nayo igiye kuba listed mu minsi mikeya. Irabura iminsi 2. So
reka twihute tujye kuri point yacu turebe nimba zaje. Tukande kuri wallet, tukande kuri Doge coin. Okay, turako hajeho akavi byabaye tayari, singo tayari ka byabaye. So reka tujye muri metamask turebe nimba byabaye naho. Tugende muri metamask yacu, metamask turebe naho shyira mu fingerprint. Kubakoresha password bashyira mu byo bashaka bakoresha email. Turindire network, refreshing turebe. Urabibona neza ko miliyoni zacu enye zagezemo, keka muri kubibona. So nariya yose turabikuze agarazamo hano. So ngaho rero cyo nakubwira, kora subscribe, duhe like na comment byose. Mbibutsa kugira ngo ubane natwe mu buzima bwa buri munsi no kujoininga link ukajya muri group, aho uzajya ubona more info mu byo ubona byose muri mining. So ciao, mugire komeze kugira ibihe byiza.